Nongeye kubasuhuza nanabihanganisha muri iki gihe cyo kwibuka ku nshuro ya 31 Jenoside yakorewe Abatutsi mu 1994 mu ruhererekane rw'ibikubiye mu nyandiko yateguwe na Komisiyo y'Igihugu yo kurwanya Jenoside CNRG. Muri iki gihe cy'icyumweru cy'icyunamo kuri Primo Media Rwanda tugiye kujya tubagezaho itariki ku yindi kuva ku itariki ya 7 Mata 1994 kugeza ku itariki ya 13 Mata 1994 bimwe mu byaranze umugambi wo gutegura Jenoside yakorewe Abatutsi no kuyishyira mu bikorwa. Tariki ya 8 Mata mu 1994 nabwo Jenoside yakorewe Abatutsi yarakomeje. Tariki ya 8 Mata mu 1994 Jenoside yakwiriye mu gihugu cyose, abasirikare n'intera hamwe barimbura Abatutsi. Kuri iyi tariki ya 8 Mata mu mwaka wa 1994 intera hamwe n'abasirikare bishe Abatutsi bari bahungiye ahantu hatandukanye Nyamirambo, harimo kuri Paruwase Gatolika yitiriwe Mutagatifu Karoli Rwanga, mu kigo cy'abafurere b'Abayozefiti no muri Collège Saint André i Nyamirambo. Kuri uyu munsi kandi nabwo intera hamwe zatangiye kwica Abatutsi bari bahungiye kuri Paruwase Gatolika ya Ruhuha mu karere ka Bugesera. Ubwicanyi muri komine Taba muri Gitarama bwatangiye gukaza umurego guhera ku itariki ya 8 Mata 1994. Intera hamwe zashyize bariyeri ahantu hatandukanye harimo ahitwa Rwabashyashya, Buguri, Gishyeshye no mu nkengero z'ibitaro bya Remera Rukoma. Uwitwa Kubwimana Silas wari umuyobozi wa MRND muri komine Taba wari ufite ijambo rikomeye, yaje gukoresha inama mu kiryamo cy'inzovu, atangaza ko umwanzi ari Umututsi, ko bagomba kumutanga. Akomeza abeshya ko Abatutsi bacukuye ibyobo byo kuzashyiramo Abahutu. Buhoro buhoro batangiye kugenda bajyana Abatutsi aho mu kiryamo cy'inzovu bari barise CND kuva ku itariki ya 8 baricwa. Ku isonga hari uwitwa Kubwimana Silas, niwe wayoboye ubwicanyi, niwe watangaga itegeko ryo kwica. Uriya mu mwice, uriya mu mureke nzamwicira, nguko uko yabivugaga. Abicanyi bahoraga aho kuri komine bategereje Kubwimana kugira ngo ababwire gahunda yo kwica. Abatutsi baje ari benshi aho kuri komine basanga intera hamwe zabategereje, kandi hatanzwe amabwiriza kuza bahita bamujyana aho mu kiryamo cy'inzovu akicwa. Habaga hari abashinzwe kubica, abandi bafite akazi ko kubarimiraho ibisinde, hari n'umuringoti muremure bagatondekamo imirambo. Intwaro zakoreshejwe mu kubica ni impiri, udufuni n'imbunda. Mu cyahoze ari komine Kamembe ubu ni mu karere ka Rusizi, Abatutsi biciwe kuri Paruwasi ya Nkanka kuri komine yahoze ari ya Kamembe no mu Busekanka. Ku itariki nk'iyi ya 8 Mata mu 1994 kandi Abatutsi batangiye guhungira kuri Paruwasi ya Nkanka kuko ubwicanyi no gutwikira Abatutsi byari byatangiriye ahitwa Gitwa na Murambi. Impamvu yatumye Abatutsi bahungira kuri iyi Paruwasi ya Nkanka nuko bari basanzwe bahahungira ntibahicirwe, kandi na Burgumestre wari wa komine Kamembe Mubirigi Jean Napoleon yari yaravuze ko Abatutsi umutekano wabo uri bucungirwe kuri Paruwasi, ndetse yohereza y'abapolisi bo kubarinda. Ariko sicyo yari agamije, ahubwo yashakaga kumenya Abatutsi bahari uko bangana no gucunga ngo batazabacika bagahungira muri Zaire. Burgumestre Mubirigi Jean Napoleon afatanyije n'uwari padiri mukuru wa Nkanka Ngirinshuti Tade bakoranye inama n'intera hamwe zari zikomeye zakoreraga muri komine Kamembe bategura kwica Abatutsi. Umunsi ukurikiyeho intera hamwe zaraje zirabica zikoresheje grenade, ubuhiri bitaga nta mpongano y'umwanzi, imipanga, inkota n'izindi ntwaro zitandukanye. Kugira ngo Abatutsi bari bahungiye muri Paruwasi ya Nkanka batazirwanaho nibaterwa, Padiri Ngirinshuti Tade yamburaga Abatutsi intwaro zose, amacumu, imihoro, inkoni, imiheto n'imyambi babaga bahunganye, ababwira ati nta mpunzi ihungana intwaro, yagira ngo nibaterwa atazagira uwitabara. Ikindi nuko abapolisi bari babarinze bari bafite icyumba kwa Padiri cyari kirunzemo imbunda na grenade, bikaba byarakoreshejwe n'intera hamwe zije kubica. Kuri komine ya Kamembe yiciwe Abatutsi 60 bari bahahungiye. Aha mu karere ka Rusizi mu murenge wa Muganza mu kagari ka Shara, ahahoze ari komine Bugarama segiteri ya Muganza ahitwaga muri Serire Specialisé, niho Abatutsi bicirwaga. Aha niho intera hamwe yari Ruharwa Yusufu Munyakazi yavukaga. Abatutsi baho ntibigeze babasha guhunga ngo biyegeranye babashe guhangana n'intera hamwe, ahubwo guhera ku itariki ya 8 Mata 1994 batangiye kwicwa bakavanwa mu ngo zabo bakajya kwicirwa kuri Simerwa. Kuri Simerwa umuyobozi mukuru wayo Marcel Sebatwara ukomoka mu cyahoze ari komine Mukingo ubu akaba ari mu gihugu cy'Ububirigi, na directeur technique Ntawumenya Umunsi Jean Marie Pascal ukomoka muri Rubavu ubu akaba atuye mu Buholandi, nibo batanze urutonde rw'Abatutsi bakoreraga muri Simerwa ngo bicwe, ndetse basaba n'abakozi baho kubasohora babashyira intera hamwe. Mu bakozi barengaga 500 uru ruganda rwakoragamo Abatutsi bagera kuri 80, kandi hafi ya bose barishwe uretse bake bahonze mbere. Kuri Simerwa ni naho hari bariyeri ikomeye cyane muri segiteri ya Muganza mu 1994. Mu Buhinga iri ni ihuriro ry'imihanda minini 3, uturuka i Rusizi, uturuka i Nyamasheke n'uturuka muri Nyungwe. Aho mu Buhinga rero hashyizwe bariyeri yari iriho intera hamwe nyinshi, harimo izikomeye nka Mukambira, Damien alias Shitani, Muhutu wari umwarimu, Gitare ndetse n'uwitwa Mugenzi.
Kuri iyi bariyeri guhera ku itariki ya 7 Mata 1994 batangiye gukubita no gutoteza abatutsi bahacaga bajya gusoroma icyayi, abandi bakabambura ubusa bababwira ngo nibabyine barebe. Ku itariki ya 8 Mata 1994 nibwo hiciwe abatutsi 4. Abatutsi batatwikiwe batangiraga kwicwa. Interahamwe zo muri segiteri Bushekeri zatangiye kugota abatutsi bo muri uyu murenge. Bagose abatutsi bo muri serire ya Ruvumbu, Rundwa na Nyanza, uwo bafashe wese bakamuzana ku Buhinga, bakamwica, bakamujugunya mu kirombe cyari cyaracukuwe ku Buhinga. Interahamwe zari zaratanze amabwiriza ko abatutsi bazajya bicirwa hamwe kugira ngo nutaraboneka nawe abashe gushakishwa. Muri iki kirombe bajugunyagamo abantu bakiri bazima, abandi bakabatema ariko ntibabamaremo umwuka kandi babatemye amaboko n'ibirenge ku buryo batabasha kurira bakazapfa bababaye. Mu karere ka Rubavu, Colonel Anatole Nsengiyumva yategetse ko abasirikare n'interahamwe bica abatutsi bose bari ku Nyundo, mu iseminari, mu bitaro, mu mashuri n'abandi baturage. Ku itariki ya 7 Mata 1994 abatutsi bamwe bahungiye mu iseminari nto ya Nyundo bicwa uwo munsi. Abarokotse bahise bazamuka basanga abandi kuri diocese ku itariki ya 8 Mata 1994 birirwa barwana n'interahamwe. Igitero cyinjiye mu kiliziya kiri kumwe n'abasirikare bica abatutsi bari muri kiliziya. Umupadiri witwaga Deogratias Twagirayezu niwe wishwe bwa mbere mu iseminari. Yishwe n'interahamwe zari ziturutse muri Kibirira. Zimwe mu nterahamwe zikomeye zayoboye ubwicanyi ku Nyundo ni Nkundabanyanga Fidèle wari assistant medical, Kabirigi Stanislas yari conseiller wa segiteri Muhira, Mpozembizi Marc wari burugumestre wa commune Rubavu na Padiri Nturi Edouard alias Simba. Uyu afungiye mu Rwanda kubera ko icyaha cya jenoside cyamuhamye akatirwa igifungo cya burundu. Muri kaminuza ya Mudende y'Abadiventiste yari yubatse muri segiteri ya Mudende igice kimwe, ikindi kiri muri segiteri ya Mugongo muri commune Mutura, prefegitura ya Gisenyi, ubu ni mu murenge wa Mudende mu karere ka Rubavu, naho habereye jenoside. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 abicanyi batangiye gutera abatutsi mu ngo zabo ku itariki ya 7 Mata, bituma abatutsi bayihungiramo bahizeye amakiriro kubera abazungu bayikoragamo bari biganjemo Abanyamerika. Bahageze, Umunyamerika wari uhari yabatse inkoni zabo arazibika, azi ko bari burindirwa umutekano, agerageza kubahisha, agenda bashyira mu byumba bitandukanye. Nko mu masaha y'isa 9 z'amanywa abicanyi bagabye igitero muri kaminuza ya Mudende, abonye bikomeye za nkona zisubiza abatutsi bagerageza kwirwanaho. Abagabo barwanishaga inkoni, abagore n'abakobwa bakarwanisha amabuye n'amatafari. Birukanye ibitero by'interahamwe inshuro 3 biza bikaneshwa. Nyuma rero haje kuza igitero cy'abasirikare b'ikigo cya Bigogwe bayobowe na Lieutenant Colonel Alphonse Nsungize ku itariki ya 8 Mata 1994. Ubwicanyi buhita bukaza umurego. Nibwo babateyemo za grenade, babarasa amasasu menshi cyane, agwa abatutsi benshi. Abari ku isonga mu bwicanyi bwahakorewe ni burugumestre wa commune Mutura, Bakiye Jean Berikmas, abandi ni ba conseiller na ba responsable bashishikarizaga abaturage kwica abatutsi. Abaguye muri kaminuza ya Mudende kuri ubu bashyinguwe mu cyubahiro mu rwibutso rwa Kanzenze ruri mu murenge wa Kanzenze. Ahantu hitwa kuri Mizingo muri serire ka Nyirabigogo, segiteri Kanzenze muri commune Mutura, ubu ni mu mudugudu wa Mizingo mu kagari ka Nyirabigogo mu murenge wa Kanzenze, naho hari bariyeri ikomeye yayoborwaga na Ntamaherezo wari perezida wa MRND muri commune Mutura. Inama zateguraga jenoside zakorerwaga iwe mu rugo. Kuva iyo bariyeri yajyaho mu 1990 Ntamaherezo yaricaga gakiza. Iyi bariyeri yagiye itoteza abatutsi bigeze mu 1994 ku itariki nk'iyi ya 8 Mata mu gitondo nka saa moya hiciwe abantu benshi, harimo n'abarokokeye mu rusengero rwa Bweramana. Ku Mashyuza muri Nyamyumba no muri Burarirwa interahamwe naho zahiciye abatutsi benshi. Ku Mashyuza ni mu mudugudu wa Rambo mu kagari ka Kiraga mu murenge wa Nyamyumba mu karere ka Rubavu ku nkengero z'ikiyaga cya Kivu. Ku itariki nk'iyi ya 8 Mata mu 1994 kuri Burarirwa hiciwe abashoferi 11 b'amakamyo babaga baturutse hirya no hino mu gihugu baje kurangura ibinyobwa bya Burarirwa. Interahamwe zabakuye mu macumbi akodeshwa Roge, aho bakundaga gucumbika iyo babaga baje kurangura, zirabashorera zibajyana kubicira ku Mashyuza. Abazwi cyane mu babigizemo uruhare ni uwitwaga Musafiri na Sibomana. Imibiri y'abishwe yarahavanywe ijyanwa gushyingurwa mu cyubahiro mu rwibutso rwa Kanzenze. Tariki ya 8 Mata mu 1994 kandi Kinyinya mu mujyi wa Kigali ni hamwe mu hiciwe abatutsi benshi. Kuri iyi tariki mu murenge wa Kinyinya abatutsi bagera kuri 200 bahungiye mu kigo cy'Abadage Deutsche Welle cyakoreraga Kinyinya kubera ko bari bahizeye umutekano. Nyuma y'iminsi 2 abasirikare bari mu kigo cya Kami batumye ku buyobozi bwa Deutsche Welle ko bamenye ko bahisha abatutsi, nuko babasaba ko babasohora mu kigo cyabo. Nyuma Abadage barahunze bahasiga uw'imfura Calixte wahakoraga. Uwo munsi abonye ko bamaze kurira indege yahise ahuruza izindi nterahamwe zari Kinyinya ngo zize zimufashe kwica abatutsi bari buzuye muri icyo kigo.
baraje barabica, harokokamo abantu 3 gusa. Kuri uyu musozi wa Kinyinya hari interahamwe ebyiri za ruharwa mbere yuko jenoside nyirizina itangira, arizo Uwimfura Calixte ari wamariye abatutsi muri Deutsche Welle na adjudant chef Zirimwe Abagabo wari umutoza w'interahamwe. Zirimwe Abagabo uyu yajyaga ku kabari akagura inzoga akabanza akayisomyaho imbwa ye, yarangiza agaha umututsi. Iyo yabyangaga baramukubitaga bakamumena imbavu agahinduka ikimuga. Abandi bishe abatutsi cyane Kinyinya na abapolisi ba komine. Muri Gatonde muri perefegitura ya Ruhengeri abatutsi baroshywe mu mugezi wa Mukungu. Abatutsi bari batuye muri Mugunga mu cyahoze ari komine Gatonde yari yegeranye n'Iyandusu baroshywe mu mugezi wa Mukungwa ahitwa Bukeri ku gice kigana ku gace k'ubucuruzi n'isoko rya Vunga. Bukeri ni icyambu kiri ku mugezi wa Mukungwa gihuza imirenge yashyira muri Nyabihu na Mugunga muri Gakenke. Kuva ku itariki ya 8 kugeza ku ya 22 Mata mu 1994 abatutsi bakusanyirizwaga aho hantu bakabohwa nyuma bakajugunywa mu mugezi wa Mukungwa bababwira ko babohereje mu mishyikirano i Arusha muri Tanzania bahurijwe ku kiraro cyubatse hagati ya za komine Gatonde na Ndusu. Mu bayobozi babigizemo uruhare harimo konseye Nsanzubukire Ernest, Burugumestre Nizeyimana Jean Bosco, wayoboraga MRND muri komine Ndusu Nizeyimana Gaspard Elias Kaguta, Sous-Prefet Nzanana Dismas, Prefet wa Ruhengeri Nsabumugisha Basile na Aloyizi na Mutabaruka Exfar wari umucungagereza. Zigira Nyirazo wari ku isonga ry'abarimbuye abatutsi ku musozi wa Kesho mu murenge wa Muhanda mu karere ka Ngororero. Ku musozi wa Kesho bakunze kwita mu Rubaya, ni mu gace k'umusozi wa Rubaya hari imirima myinshi y'icyayi ndetse n'uruganda rw'icyayi Izine AT Rubaya. Ni mu cyari komine Gaseke aho abatutsi babagogwe mu nkengero z'umusozi wa Bigogwe ugera no mu karere ka Ngororero birwanyeho batera amabuye n'amacumu ndetse barwana n'interahamwe kugeza ubwo bishwe barashwe n'abasirikare. Ubwo ku itariki ya 8 Mata 1994 baje babarashisha imbunda zitandukanye. Protais Zigira Nyirazo wari musaza w'umugore wa Perezida Juvenal Habyarimana, Burugumestre wa Gaseke Bazubaha Ndeye Inyase na Jaribo Anastase wayoboraga uruganda rw'icyayi rwa Rubaya nibo bateguye banayobora ubwicanyi muri ako gace. Guhera ku itariki ya 8 Mata 1994 ubwicanyi bwakwiriye mu gihugu cyose. Irwankuba mu murenge wa Murambi hishwa abatutsi barenga 500 bicwa n'interahamwe n'abaturanyi babo. Ni mu gitero cyari kiyobowe na Konseye Bizimungu Jean warundanyirije abatutsi bose hamwe barabatwika. Muri Kiziguro ku Rukungu ubu ni mu kagari ka Ndatemwa mu murenge wa Kiziguro mu masaha 2 gusa abatutsi hafi ya bose bari bahatuye bari bamaze kubica. Bishwe n'interahamwe zo mu Bishenyi na Rukungu zari ziyobowe na Gakwerere Aloyizi na Muganga Manase n'izindi nterahamwe zavuye muri Rugarama n'izindi zari zoherejwe na Byansi Valence n'impunzi za Bidudu. Ku itariki ya 8 Mata kandi hishwa abatutsi ahitwa Mukaje mu kagari ka Rwimitereri mu murenge wa Murambi no mu santere ya Rugwiro aho bakusanyirizaga abatutsi babashuka ngo niho babarindira, nyamara ari uburyo bwo kugira ngo babicire hamwe. Ubwicanyi bwateguwe na Gatete Jean Baptiste afatanyije n'uwari konseye witwa Nkubana Jerome. Gatete Jean Baptiste wahoze ari Burugumestre wa Murambi yakatiwe imyaka 40 y'igifungo n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha. Ku rwego rwa mbere yakatiwe igifungo cya burundu. Hishwe kandi abatutsi muri Orferna mu kagari ka Gakenke mu murenge wa Kiramuruzi. Abatutsi benshi bari bahungiye kuri iyo Orferna bazi ko bari buhakirire, ariko siko byagenze kuko baje kuhabicira abandi babajyana kubicira kuri Kiliziya ya Kiziguro. Abagize uruhare muri ubu bwicanyi barimo Gatete Jean Baptiste wazengurukaga n'imodoka ashishikariza abahutu kwica abatutsi, Munyabuhoro Pierre Claver wari konseye amwe n'izindi nterahamwe zamugendaga iruhande zari ziyobowe n'abapolisi Rusagara na Deonio Nzima. Ku itariki ya 8 Mata kandi hishwe abatutsi bari bahungiye mu ruganda rw'icyayi rwa Mata mu karere ka Nyaruguru. Hishwe kandi abatutsi bari bahungiye ku musozi wa Nyawera mu murenge wa Mwiri mu karere ka Kayonza. Tariki nk'iyi kandi mu 1994 hishwe abatutsi bagera ku 5,000 bari bahungiye ku rusengero rw'Abadventiste rwa Cyambara mu murenge wa Bigogwe muri Perefegitura ya Gisenyi, hamwe n'abatutsi bari bahungiye mu bitaro bya Shyira muri Perefegitura ya Ruhengeri kuri ubu ni mu karere ka Nyabihu. Ku munsi nk'uyu kandi nibwo batangiye ubwicanyi bwibasiye abatutsi butangiye muri komine Rutsiro muri Perefegitura ya Kibuye. Paruwasi ya Zaza kandi ni imwe mu maparuwasi gatolika ya mbere mu Rwanda wakwita igicumbi cy'ubumenyi bitewe n'umubare munini w'amashuri ahari, amenshi muri yo akaba ari ayubatswe na Kiliziya Gatolika n'abandi bihaye Imana, nyamara ntibyanahabujije kuba igicumbi cy'amacakubiri n'ingengabitekerezo y'urwango rw'abatutsi. Mu gihe cya jenoside yakorewe abatutsi mu 1994 ku itariki nk'iyi ya 8 Mata nibwo hatangiye ubwicanyi bweruye ku mugaragaro ku manywa y'ihangu muri paruwasi ya Zaza. Ku itariki ya 9 n'iya 10 Mata mu 1994 ibitero bikomeye byagabwe ku batutsi bari bahungiye kuri paruwasi byica abatutsi benshi, abandi benshi barakomereka bikomeye hakoreshejwe intwaro za gakondo, imbunda na za grenade.